muza ndabinegligence ngo ni by'abagore tu ariko kuva iki kibazo cyatugeraho nkabibona bibaye ukuri pe byarambabaje cyane umutima urananjye cyane n'aka kanya kubisuramo mbivuga rwose nagahinda kubyumva mbose ndamenye ukuri ijana ku ijana ariko uko mbibona nkomeje kubitekereza neza nk'uko twe twaraganiriye na Farida bigaragara ko uriya mugore ashobora kuba bifitemo uruhare cyane uruhande ndimo ndikano kandi kuba kwa Farida birumvikana niho uri kuba kandi rwose biranumvikana buriya hari igihe umuntu avuga ikintu ukavuga ngo hoya ngo ngo wakabaye hoya pe birumvikana kubera ko Farida aba wenyine ubusanzwe na murumuna we ntibakibana ubwo rero kuba waba muri hafi ni byiza kuba waba uri iruhande rwe anakubona ni byiza kuko nta nshuti zindi navuga ari kumwe ariko niba wowe uhari komeza uhabe mayi kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi kanizere ko mumeze neza mwese aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye ndabasuhuje hari abari mu Rwanda hari abari mu bihugu byo hanze mwese nongeye kubaha ikaze ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mugenda mutanga mwandika muri komenti zanyu zifasha benshi inama zanyu zifasha benshi mu buzima bwabo bwa buri munsi niyo mpamvu rero babwira niba ukurikiye ikiganiro tukagikora twagikoze ukakireba ukagisoza niba ufite igitekerezo cyangwa inama watanga ujye wandika muri komenti kugira ngo nawe bashe kugira umusanzu utanga mu buzima bw'abantu tuba twaganirije bagiye batandukanye uyu munsi rero ndi kumwe na papa Uwase muribuka ko ubushize twaganiriye byinshi bitandukanye nyuma tuganira na Farida ndumva mwararebye ikiganiro mwaramenye amakuru y'uko byagenze byose twarabaganirije turabibabwira ndashimira kandi buri wese wagiye aba hafi Farida ari abamuhamagaye ari abamwandikiye message mwese ndabashimira cyane abamubaye hafi mwese ndabashimira rero uyu munsi twifuje kuganira na papa Uwase nawe kugira ngo twumve nawe uko ameze uko amerewe mbese uko ameze muri bino bihe bitamworoheye we na Farida niyo mpamvu tugiye kuganira papa Uwase turakwakiriye murakoze cyane baje kubasuhuza nifuza amahoro y'Uwiteka se ubundi mwari mukomeye mwebwe turaho turakomeye natwe turi mu bihe bitoroshye cyane gushimira Imana cyane turi no mu bihe biremereye cyane urundi ruhande turi mu bisibo umusiramo mu mpande zombi turi mu bisibo yego ndumva ari uko ngo twabifata ariko nuko ngo twadukomeye pe dushimira n'Imana mu bihe turimo pe hanyuma twamenye ibyababayeho rwose mukomeze kwihangana komeze kwihangana twarabimenye ariyo mpamvu nifuje ko tuganira kugira ngo twumve nawe tubwire uko bimeze komerewe nk'umuryango nyine uko mumeze mbese uko mwabyakiriye ndetse no kugeza kuri uyu munsi uko Farida nyine uri kumuba hafi murakoze cyane muri ibi bihe ntabwo byoroshye urabona na morale yaragabanyutse na courage twaje gushiduka bibaye uko byabaye byagenze burya ibijya kuba byose n'Uwiteka kuba wabikoze iki wabiteganyije twebwe bene Adamu tubibona gutyo nta kintu tuba twarenzaho niyo mpamvu n'ibintu byose iyo bije gutyo tubyakira gutyo nuko turakomeye pe turashima n'Imana cyane hanyuma nyine birumvikana twagira ngo tubwire nkawe nk'umugabo hari amagambo yavuzwe Farida tuganira tubwiye ko biriya byabaye umugore wawe yaba yarabigizemo uruhare sinzi nimba waba ubizi cyangwa hari icyo waba ubiziho cyangwa hari icyo yaba yarabikubwiyeho mbese nkawe nk'umugabo biriya bikimara kuba kumva amagambo nk'ayo nyine ko umugore wawe wa mbere hari uruhare yabifitemo wabyakiriye gute ibyo ngibyo narabyumvise igihe kinini muza ndabinegligence ngo ni by'abagore tu ariko kuva iki kibazo cyatugeraho
nkabibona bibaye n'ukuri pe byarambabaje cyane, umutima urananjya cyane. Muri aka kanya kubisuramo mbivuga rwose nagahinda kubyumva, ndamenya ukuri 100%, ariko uko mbibona nkomeje kubitekereza neza nk'uko twe twaraganiriye na Farida, bigaragara ko uriya mugore ashobora kuba bifitemo uruhare cyane. nawe wamaze kubyemera? Wenda sibwo nabivuga ngo byumve, buriya ari ukuntu umuntu avuga ikintu, yamara kuvuga ikintu akigamba ikintu bati nzakora ibi, byageze igihe rero bitewe n'ibibazo twahuye nabyo n'amagambo yagiye avuga ko byagiye bigaragara, ndahamya pe sinzi ko nabivuga kuri njye n'ubu ngo kano kanya umutima uracyarimo kundya, ko sinzabyakira neza 100% kuba nabona biriya bintu nka biriya yaba yarabikoze. Hanyuma uyu munsi Farida mubanye muti? Urumva akenshi buriya mwari muhujwe n'umwana, navuga ko impamvu njyewe ndi kubivuga nuko nyine ariko twabibonaga twese, ahanini mwari muhujwe n'uriya mwana, ari nabyo byababazaga madamu wawe cyane, vuga tuma nashobora kunca inyuma, ariko iyo bigezeho gutera inda agashaka kubyarana n'uwo muntu biba bigeze ku rundi rwego, aribyo byanamubabaje. Rero nagira ngo wowe ku giti cyawe nkawe ubwawe umbwire wowe umubano wa hagati yawe na Farida mufitanye noneho kugeza kuri uyu munsi aho biriya byago byabereye, wowe mufitanye uwuhe mubano, mufitanye umubano umeze gute? Farida na mbere hose nakomeje kubikubwira, Farida uburyo twahuye bwari uburyo buri special, kuba n'aka kanya tukiri kumwe, kuba n'ibibazo biba byara uko byagenze tukabyakira. Farida kabisa sinzi ko nabikubwira ngo byumve, Farida turacyari kumwe, uko abantu babitekerezaga siko bimeze, ariko na mbere yaho hose narababwiye ko Farida ari umugore nkunda cyane, akomeje kubikubwira ahora nabizi cyane, si ngombwa ngo mbisubiremo. Hari umuntu ushobora kwibaza akavuga ati byibura n'umugabo noneho agiye gutekereza, agiye gushyira ubwenge ku gihe, yongere asubirane n'umugore we, cyangwa se impamvu yatumaga aca inyuma umugore we nuko yifuzaga uriya mwana Farida twite, noneho kuba byaragenze kuriya abantu bakaba bavuga bati uriya mugabo buragiye kongera asubira iwe mu rugo. Mbese nkawe ubwawe nk'umugabo, hagati y'aba bagore babiri ko ari babiri, ugiye kubigenza gute? Umwe aravugwaho amarozi, undi akagira ibyo byago nyine byakozweho kuri ayo marozi, nkawe nk'umugabo bari hagati nyine, ibyo bintu urabasha kubimanaje, urajya ku ruhe ruhande? Muri make uzabana nande? Nicyo umuntu ashobora kwibaza. Urakoze cyane. Kano kanya uko ngiye mbyumva nuko bikurikiza amarangamutima yanjye ameze, kano kanya ndacyari ku ruhande rwa Farida, ni ukuvuga ati kugeza izi saha Farida ngomba kumuba hafi, kuko umudamu wanjye naherekera mbibabwira, ngomba no kumuba hafi cyane muri aka kababaro dufite, muri ibibazo twahuye nabyo bidutunguye, cyamuri hafi, singomba kumutereranya ngo nuko birabazo byavutse ngo mbe okipe nawe, oya, ngomba kumuokipa nkamufasha mu bibazo byose twahuye nabyo mu rugendo tumaze gukorana njyewe nawe, n'ibibazo byose tumaze guhura nabyo turi kumwe njyewe nawe. Urumva rero ndumva ntabwo mwagakwiriye kwibaza byinshi cyangwa wibaze byinshi, ndacyari kumwe na Farida kabisa. Hanyuma bivuze ngo ntabwo uramenye uwo muzabana? Tumye nseka, ntabwo byari ngombwa, ariko kubera ko bibaye ngombwa ko biba, ubu kano kandi ndimo kukubwira ndi kumwe na Farida. Kano kandi ndi kumwe na Farida rwose. Madamu umutekerezaho iki nyuma yo kuvugwaho amagambo ameze gutya? Bya madamu byo ntabwo ndabifatira umwanya, kuko ntabwo nahuza impande zombi kano kanya bitewe n'ibibazo ndimo. Nagakwiriye cyambere gukora ikintu cyambere, nkabanza ngarangiza ikibazo mfite kano kanya kirekeranye n'ibibazo turimo kano kanya turimo gucamo njye na Farida n'inshuti zacu magara. Ndumva ngo mbuze n'icyo mvuga kubera agahinda
shabu mfite. Yego, hari abantu rero benshi mu biganiro twakoze byabanje, hari abantu benshi bakunenze bababazwa nyine, ndetse banavuga ko utagakwiye gutendeka uriya mudamu kuko mwabyaranye mufitanye abana bakuru. Banababazwa no kuba waragiye kwa Farida bitewe n'ukuntu Farida bari bamuzi. Mbese hari abantu benshi batagushimye, bakunenze bavuga bati abagabo ntibanyurwa, abagabo ntibashima, yanze umugore ashaka undi mugore. Mbese hari abantu bakunenze mu buryo bwose. Abo bantu wababwira iki? Afite ikintu nababwira abo bantu, nakongera nkababwira nanone, burya biterwa n'uruhande umuntu abirebeyemo. Natwe ushobora kuba ubirebeye mu madarubindi mato, hari n'ababirebera mu madarubindi manini. Ni ukuvuga ati nkanjye ku ruhande rwanjye ashobora kuvuga ati ntabwo gakwiriye gukora biriya bintu, ntabwo gakwiriye gukora biriya bintu. Ariko burya umunyarwanda ni umuhanga cyane, ajya aca imigani inshuro nyinshi igana ku birimo kuba cyangwa irasa ku bintu birimo kuba. Bo bashobora kuncira urubanza bakavuga ati ntabwo gakwiriye kujya kwa Farida, abandi bakavuga ati ntabwo gakwiriye gusubira ku mugore wawe, urumva. Ariko ngiye uko mbibona kose uko bimeze, ni ukuvuga ati ngewe biracyagoranye cyane. Burya ukuri kuva kunyura mu ziko ni gushye, ariko burya ukuri kuva ku muntu nyiri bwite, nyiri kubyivugira. Icyo nababwira aho ngaho, bo bitewe n'imande babireberamo, bo bafite inyungu babifiteho, ariko mbabyije ukuri ku ruhare rwanjye, bagakwiriye gutuza. Ukuri konyine kugakora iki, gasobanura. Burya ikinyoma kirihuta kurusha ukuri, kirihuta kurusha ukuri cyane, niko njye mbibona uruhande rwanjye. Kandi buriya ntabwo abantu bagenda babivuga bajya bagenda baca n'imigani rimwe na rimwe. Sinzi ukuntu nakubwira, avuga ati ikinyoma kirukanka nk'ukuntu umuntu yaca muri esanseri, igihe kirihuta nk'ukuntu ukuri kugenda nk'umuntu uca muri esikariye. Urumva ko umuntu aciye muri esikariye n'uwaciye muri esanseri ntabwo bihura. Waciye muri esanseri arihuta kurusha uwaciye muri esikariye. Ni ukuvuga ati icyo nagombaga kuvuga kiri aho ngaho, uvuga ati bo ibahumure, nta kibazo gihari, nta kindi kintu cyinshi navuga kano kanya. Nta mwanya mfite wo kuganira ibintu byinshi bitewe n'ibibazo ndimo. Ntabwo nabatangariza ibintu byinshi cyane mu gihe mfite kano kababaro n'akagahinda ndimo. Yego, biranumvikana cyane, numva no kukuganiriza no kukugora, ariko impamvu nifuzaga ko twaganira nta yindi, nuko nifuzaga kumenya nyine nawe uko umerewe, no kubakomeza no kubihanganisha mu bihe bibi murimo, mu minsi itaboroheye murimo. Ariko nanakubwira ntukomeze ukomere, buriya biba bigoye kugira ngo habeho amahitamo hagati y'abantu babiri kandi ukunda. Ntekereza ko nubwo uri kumwe na Farida n'umugore wawe utamwanga, buriya kenshi hari abantu baba bazi ko iyo uciye umugore wawe inyuma ku wundi mugore ari uko wa wundi wa mbere uba wamwanze. Ariko hari igihe uba utamwanga, ahubwo nyine ariko akunda abagabo nyine muba mwitereye, bandi bavuga ngo murema mwirari, ariko akundi. Gusa nanone ku rundi ruhande nta kintu biba bitwaye. Gusa kuri njye ntago nagucira urubanza, sinanakubwira ngo hagati ya Farida na mama wa Sengo, hagati y'uyu ufata uyu. Buriya umugabo niwe umenya uruhande rwe, ni nawe umenya urugo rw'uko bimeze. Ntekereza ko ari wowe uzi urugo rwawe uko urwubaka, siko bimeze? Niko bimeze, ariko burya hari ijambo waruvuze ngomba gusubizaho gato. Birivuze ati abagabo niko duteye, ni irari. Ikihoya ntabwo ari irari. Ni ukuvuga ati twebwe abagabo ufite ukuntu duteye, twebwe twagura umuryango, sibyo? Ushobora kuba ufite umugore umwe cyangwa babiri, ariko mu gihe ushobora kuvuga ati ngewe nibura nk'urugero, uvuga ati ngewe nzabyara abana 6. Muri abo bana 6 twavuga ati mfite umugore wa mbere, abo bana 6 mu gihe runaka mbashakira ntabwo ari cyo gihe nzababonera. Kandi bitewe n'iki? Bitewe na budget mfite. Buryo no kubyara abana ni nka budget, nka kwa kundi ufata ikaramu kandi kuvuga ati ngiye gukora umushinga runaka. N'abana ni umushinga, kuko iyo ubyaye abana ubyaye amafaranga. Kuvuga ati ngewe nshobora kuvuga ati uyu mugore wanjye
ngiye kumubyazaho abana batatu nahara hirya mabyara abandi bana batatu gusa batandatu kandi nkabishakira mu gihe kihuse mu gihe we yumvaga ko abana bose nagakoze iki nakaba mukuyeho mbo nimba mvuze ati mu myaka 5 ushobora kuvuga ati mu myaka 5 ngomba kuba mfitemo abana batandatu kandi umugore umwe ntabwo yaba yababyaye kandi muri iyo myaka umugore umwe ntabwo yagakwiriye kuba yababyaye kweri urumva ni ibintu byumvikana akenshi niyo mpamvu abantu bakunda kuvuga ati oya uriya mugabo irari ry'abagabo n'ubundi abagabo turabamenyereye ubwo bitewe n'uruhande babiboneyemo babumva ko twebwe ari irari ariko akenshi basubije amaso inyuma ntabwo ari irari twebwe twagura umuryango urumva rero mu kujya kwagura umuryango biba ngombwa uzanamva bafite 3 4 birakomeje kugenda mbivuga bitewe n'uruhande abantu babyumvamo n'ababikurikiranamo ariko burya kwagura umuryango ntabwo bisaba ko umugore umwe umufasha umwe yabigufashamo ngo bikunde ntabwo byakunda byoroha iyo ugiye ahandi hanze bo wenda sinzi ukuntu wowe byumva cyangwa n'ukuntu abandi babifata ariko ku bwanjye ku giti cyanjye numva ari iyo nzira byagakwiriye kuba byacamo kuko nimba ufite umuvuga ati nzabyara abana 6 mu myaka 30 tuzamuka tujya muri 50 ushobora kuba ufite umugore mu myaka 5 ntabwo yakubyarira abo bana urumva ubu dusigaye tubyara nk'abazungu ukurikiza umwana hashizemo imyaka 4 bati umwana ashobora kuba afite imyaka 5 undi arimo aravuka yego urumva rero muri iyo myaka ntabwo byagakwiye wowe na mama wase mufitanye abana bangahe dufitanye ngewe na mama wase dufitanye abana 3 ubwo nyuma ya 3 ukaba wifuza abandi ntabwo uri kwifuza nuko byagakwiriye kuba bimeze niko byagakwiye kugenda yego ko byagakwiriye kuba bimeze ari nako bigomba no kunagenda n'ahandi hose birumvikanye buri muntu wamuganagira uburyo atekerezamo ikintu wowe niba utekereza ukavuga ati niba nifuza kugira abana 6 mu myaka 5 cyangwa 6 urumva ko bidashoboka niba bidashobotse mfite uburenganzira bwo kureba uko nigenza hanze kugira ngo babana nshaka mbabone kandi buriya icyambere nuko ubufite n'ubushobozi bwo kubarera buriya ikintu kiba abantu benshi baba barakunenze nuko mama wase yigeze kutubwira ko wagurishije ibintu byo mu nzu byose uratwarujyana kwa Farida nyine hagaragara ko hari ibyo wakuye mu rugo rwawe ubijyana mu rundi nibyo byagaragaye nabi abantu bakubona mu isura mbi ariko ubundi numva iyo ushatse undi mugore ariko na wa wundi ugakomeza ukamufata nk'uko wamufataga numva nta kibi kiba kirimo uko byumva twebwe abantu tugira ikibazo kimwe twihuta cyane gucira abantu urubanza ariko burya witonze neza ukareba neza utageze uruhande na rumwe ukora iki ubogamiraho ukumva ukuri burya kuri guca muziko ni gushye icyo nakubwira aho ngaho ibyo bavuga ati ibintu byavuye hano bijya hariya biragaruka bijya hariya bibaho no mu buzima busanzwe pe iyo ngewe ku bwanjye ntabwo nagakwiriye kuba mbisubiramo kano kanya byarahise pe kandi burya abantu twe tuzana ibintu ni ibyacu kandi ibintu singakwiriye kubisubiramo kubera ko kano kanya bitewe na attention ndimo ntabwo nagakwiriye pe kuba nasubira inyuma ngo ibyo bintu bifite umwanya yego hanyuma kugeza ubu uretse no nta nubwo ndi kubigusaba kuko ndabizi ko ubikora n'ubundi ibikizubwo kuba nanjye kuvuga kuba hafi nyine ya Farida ibyo ngibyo ni ngombwa muri iyi minsi no mu buzima busanzwe ariko ariko muri iyi minsi akarusho muri iyi minsi ho hakeneye akarusho ko kumuba hafi kurusha uko mbere wabikoraga akarusho ni ngombwa kubera ko ni ukuvuga ati ngewe ukuntu biba bimeze urumva ntago namujya kure bitewe n'ibibazo dufite kano kanya kumva kumuba hafi sinzi ukuntu nabivuga ngo mubyumve cyangwa se ubyumve wowe ndi kubyumva ntabwo kano kanya turi kumwe hano no kuba nagerageje kukwitaba tukaba turi kumwe kuri njye ndumva rwose ari nk'ikosa nakoze kosa riheze nagakwiriye kuba ndi hafi ye n'ubundi ntabwo nagakwiriye n'ubundi no kumuva hafi ntabwo nguti umura ndasoje nta bintu byinshi mubaza ntabwo ngutinza ikindi kintu wenda ndi kugana no ku musozo sinzi nimba madamu wawe yarabimenye madamu wawe ntiduherukana kuvugana haciyeho igihe tutanavugana
kandi ntago najya kumuvugisha, nta nubwo ari ngombwa muri ibi. Ubwo nagira ngo nkubaze nimba ibi bintu yaba yarabimenye byababayeho cyane niba utarigeze ubimubwira. Okay, ni ukuvuga ati igihe cyari cyo cyose iyo ikibazo kije cyangwa ibyago bikaza, ni ibintu udashobora guhisha, nawe urabizi, ni ibintu udashobora kwiherera n'uri umwe. Ikibazo kije burya birajyana, ibyiza n'ibibi iyo bije abantu bose bagomba gukora iki, kubimenya, bagomba kubimenya. None warabimubwiye se? Kubimubwira ufite sinumva ukuntu njyewe nawe twaba turi kumwe, ibibazo byangera ntakora iki, nabe ikibazo kikangeraho nabe kuba yabimenya kandi turi kumwe. Burya biranagaragara ukuntu nareba n'umuntu mu maso, ukamureba mu maso mwari musanzwe muziranye, ukabona ko afite ikibazo. Ese tutagiye kure wowe nk'ubu ngubu uko twongeye tugahora, urabona uko twahuye ubushize, ariko ubu ngubu duhuramo ariko bikimeze. Ubu ati hari ukuntu nareba n'umuntu ukahita ubona ko ari mu bibazo, si ngombwa ngo nabimubwire pe. Burya hari ibintu uzarebe niyo umuntu wenda tukanangiye n'urugero rwumvikana kugira ngo abantu bose babyumve. Uzarebe nk'umuntu wenda atomboye ibihembo runaka, ibyishimo niyo umubonye utabyumvisha uhita bati ndabona wahindutse. N'ibyago nuko nkuko bimera, n'ibyago iyo byaje ureba umuntu ukahita umenya ko hari ikintu kitarimo kiramo. Wihanganire ku kibazo ngiye kukubaza, gishobora kuba ari amafuti cyangwa se mbajije ubusa, simbizi. Niba nubasha kukinsubiza urakinsubiza, ariko nutanabibasha nabwo nta kibazo. Muri iyi minsi uri kubahe? Muri iyi minsi sinakubeshya, nawe urabizi cyane. Niyo byajya mu rusimbi, kwa gunana bakina urusimbi uruhande ndi wowe turumenya rwose. Urumva baramutse bagize nk'abantu ba betting amakipe, ku betting ngende urumva ko ntaba nkubiye kenshi cyangwa gake wahita urya. Uruhande ndimo ndikano kandi kuba kwa Farida. Birumvikana. Niho uri kuba. Kandi rwose biranumvikana. Buriya hari igihe umuntu avuga ikintu ukavuga ngo hoya, ngo wakabaye, hoya pe. Birumvikana kubera ko Farida aba wenyine ubusanzwe na murumuna we ntibakibana. Ubwo rero kuba waba muri hafi ni byiza, kuba waba uri iruhande rwe anakubona ni byiza, kuko nta nshuti zindi navuga ari kumwe. Ariko niba wowe uhari, komeza uhabe, natwe uhatubere. Ni nzashobozwa nanjye nzabasura, ariko ndi gusaba Imana ngo ibi bihe bibi birangire, tuzasubire muri bya bihe twahuraga duseka twishimye, nta gahinda umuntu afite muri we, nta kababaro afite mu mutima. Nyine bizongere bibe nka mbere nk'uko byari bimeze. Ibi bihe nibirangira tuzongere duhure twishimye, kakababaro nikarangira tuzongere tugire ibihe byiza. Nibyo ndi gusaba Imana. Hanyuma turi kugana ku musozo, ni igiki wabwira abantu badukurikiye? Hari abantu bakuzi bakubonye, hari abakuzi nk'umugabo wa Farida, hari abakuzi nk'umugabo wa mama wase. Wababwira iki muri kano kanya mbese? Okay, urakoze cyane. Ni ukuvuga ati, baravuga ati après les échecs la vie continue. Ni ukuvuga ati nyuma y'ibi ngibi byose turimo gucamo, hari igihe kizagera umuntu akongera akisuganya agasura mu buzima yari ariho. Ibyo ntabwo nakwirirwa mbitera commentaire cyane, amba kubwira abanyumva cyangwa abankurikiye kano kanya, kubwira ati ibibazo nahuye nabyo byabwira umugabo ari we wese, wari wese nayo ibibazo naciyemo yabicamo. Kirangaho ni ukudushyigikira akadufata mu mugongo, kuko kano kanya ndi mu bihe bitoroshye, binakomeye cyane, bitanigira bidasaba ko umugabo yigira wenyine, bisaba n'izindi mbaraga ku ruhande na support z'inshuti, abavandimwe. Urumva muri iki gihe ndimo kiragoranye cyane pe, biragoranye. N'aka kanya kuba ndimo kuvuga sinzi ukuntu nakubwira, ariko icyo nabwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi, aka kanya akeneye ubufasha bwabo, pe n'urukundo rwabo muri ibibazo byose turimo gucamo njyewe n'umugore wanjye Farida. Ndumva nta kindi kintu narenzaho pe. Yego, reka ngushimire kuba wayihanganye tukaganira. Nshimire na buri wese uri kurikirana bino biganiro. Nshimire nawe uri kugira inama Farida, ndetse nawe uri kuba hafi, buri muntu wese uri kuba hafi umuryango wa Farida, mwihanganisha muri bino bihe bitoroshye ari kunyuramo we n'umutware wiwe.
reka nizere ko mukomeza gukurikirana ibiganiro, mwandike muri komenti mubagira inama. Farida mumugira inama, n'ukuri abamutwaga muri mugabanyije ko hari igihe kigera umuntu akabura amagambo ahubwo akaba akeneye inshuti. Kadusoreza hano, tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha.